السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wakunzi mukurikira channel yacu, mbere ya byose turabanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we nyiri muhe nyiri imbabazi, Allah we umwami ku munsi w'izuka, Allah we tugaragira kandi dusaba inkunga, Allah we dusaba yuko yatuyobora inzira igororotse, inzira y'abandi Allah yahundagajeho inema ze, ntibe iy'abandi bayobye cyangwa se abarakariwe. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kumukurikira kugeza ku munsi w'imperuka, dusaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala natwe yadushyira muri abo ngabo. Allahumma amin. Bityo bavandimwe, nanone uyu munsi nifasha ko twakwibukiranya, kubera yuko imitima yacu ihora ikenera amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo ibeho. Imibiri yacu ikenera ibyo kurya kugira ngo ibashe kubaho neza, ariko imitima y'abantu ikenera amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo ibashe kubaho. Bityo bavandimwe, uyu munsi nkuko aya magambo twayatangije, aya magambo ni amagambo ari muri suratul Fatiha, aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ibigwi bye. Allah avuga ibigwi bye, atwereka yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari we mwami ku munsi abantu bose, ibiremwa byose bizakusanywa ku munsi w'imperuka. Ariko Allah yasoje aya magambo n'ubusabe mwene Adamu agomba kujya ahora asaba ko Allah subhanahu wa ta'ala yamuyobora inzira igororotse. Inzira Allah subhanahu wa ta'ala yayoboye abantu beza batubanjirije, ariko Allah katubwira ati waladdallin ghayril maghdubi alayhim waladdallin, ntibe inzira y'abandi Allah subhanahu wa ta'ala ya babandi bayobye cyangwa se abarakariwe. Iyo turebye muri tafsiri tukavuga abo abayobye, angaha tutatureba abanasara cyangwa se abakristo, kubera yuko ni abantu bari mu mwijima w'icuraburindi. Hanyuma twavuga abarakariwe ni abayahudi. Kubera iki tuvuga abayahudi? Kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala, impamvu Allah yabarakariye nuko abayahudi ari abantu bamenye ukuri ariko bakakurengaho babishaka. Abanasara bayobejwe n'ubujiji, ariko abayahudi bafite ilmu, bazi ukuri uko ariko barenze ku kuri babizi babishaka. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yabarakariye. Nicyo bavandimwe uyu munsi ndagira ngo twibukiranyeho gatoya, ese umuyahudi ni umuntu ki, n'uruhare rw'abayahudi mu kwangiza idini y'Ubuyisilamu. Bavandimwe, dusoma aya magambo buri munsi ya Qur'ani tukavuga duti ghayril maghdubi alayhim waladdallin, Allah ntatuyobore inzira y'abandi bayobye, abanaswara cyangwa se abandi barakariwe abakristo. Ntitugatekereze ko abayahudi aya magambo kuba tuyasoma buri munsi mu by'ukuri bo ntago bibashimisha. Ndetse bavandimwe,
Allah subhanahu wa ta'ala idini y'Ubuislamu yayigize idini y'ukuri. Ariko se twibaze mu by'ukuri abayahudi ni abantu ki? Ese haba hari uruhare rumwe cyangwa se urundi abayahudi bagize mu idini y'Ubuislamu? Kugeza uyu munsi iyo umuntu ageze ku mbuga nkoranyambaga dusanga Ubuislamu bwabaye akavuyo. Abashekhe b'Ubuislamu ntabwo bakigisha idini, ahubwo abantu basigaye bigisha urwango hagati yabo, uguhangana hagati kw'abayisilamu ku bayisilamu. Aha niho tugeze. Ese kandi ibi ngibi mu by'ukuri nabibabwiye mu clip zacu zatambutse yuko ibi ngibi bifite aho byaturutse, ntabwo ari ibintu byapfuye kuza gutyo gusa, ni ibintu bifite aho byaturutse. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahoraga ahamagarira abayisilamu kugira ubumwe hagati yabo ndetse n'urukundo hagati yabo. Ariko uyu munsi iyo turebye tubona Ubuislamu nta bumwe buhari, ahubwo arimo amacakubiri ndetse n'urugwango hagati y'abayisilamu. Hari umugabo umwe witwa ni mufti witwa Menk. Uyu mufti Menk umunsi umwe yaravuze ngo abayisilamu aho tugeze turi hafi hagati yacu, mu bihe biri imbere tuzajya duterana ibyuma turi mu misigiti. Ariko mu by'ukuri iyo urebye neza, witegereje neza, usanga mu by'ukuri aya magambo yavuze ari ukuri, kubera yuko abantu dufitanye urwango hagati yacu abayisilamu. Ariko mu by'ukuri bavanywe, ufite urwango mugenzi we cyangwa se abantu bafitanye amacakubiri, ibi ngibi byose ntabwo ari twe twabyigize, ahubwo hari ababitugize. Abo nta bandi ni abayahudi. Bavandimwe, tuvuga umuyahudi, nababwiye ko umuyahudi ntukatekereze ko umuyahudi ari umuntu umeze nkawe. La, umuyahudi ni umuntu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ibigwi bye muri Qur'ani, aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko Allah subhanahu wa ta'ala mu kuvuga bani Israeliya cyangwa se abayahudi, Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko wafaddaltukum ala alalamin, Allah yabarutishije, yabagize abantu bo mu rwego rwo hejuru kurusha abandi bantu bose bo kuri iyi si. Abayahudi nibo abantu bakoze ibintu byasigaye ari amateka muri iyi si. Abayahudi nibo abantu bubatse inzu itagira inkingi, inzu itagira sima, n'ubu ngubu ikaba igihari imyaka n'imyaka. Abo ubwo ni ubwenge bw'abayahudi. Iyo tuvuga umuyahudi, mwese murabizi indwara y'icyorezo yica abantu umunsi ku munsi, icyorezo cya sida. Iki ngiki ni icyorezo cyakozwe n'umuyahudi. Ubwenge bw'umuntu umwe gusa gishobora kuba bwazengereza isi yose. Aba ni abayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko Allah yabahaye ubwenge abarutisha abandi bantu bose kuri iyi si. Ariko bavandimwe, iyo tuvuga abayahudi, nibo bantu bifuje kwica intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndetse abayahudi, usibye ko Allah subhanahu wa ta'ala yatabaye intumwa y'Imana, ariko ubundi abayahudi icyifuzo cyabo kwari kwica intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndetse abamenyi basira batugaragariza yuko urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rwaba intandaro yarwo ari inyama intumwa y'Imana yariye yagaburiwe n'umugore kazi cyangwa se umuyahudi kazi. Izi nyama yari yazisize uburozi, intumwa y'Imana izisangira n'abaswahaba. Abaswahaba bose bari kuri izo nyama bahise bitaba Imana, ariko intumwa y'Imana bitewe n'uko yari atarasohoza ubutumwa bwe ntacyo yabaye. Ariko bavandimwe, ibi ni bigaragaza abayahudi urwango bafitiye abayisilamu, urwango bafitiye Ubuislamu. Ndetse bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yaravuze ngo muri suratu Baqara, iyo usomye suratu Baqara ukareba aya 120, ahangaha Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah aratubwira ati abayahudi n'abanasara ntago bazigera banyurwa kereka igihe muzakurikira imigenzo yabo. Ahangaha Allah ntago yavuze ngo kereka igihe muzakurikira idini ryabo.
cyerekeye muzakurikira imigenzo y'abayahudi. Turabizi Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yaduhamagariye ubumwe, Allah tubuza gutatana ndetse no kutavuga rumwe. Ariko abayahudi Allah aratubwira ati ntago bazigera banyurwa kugeza igihe muzakurikira imigenzo yabo. Ariko twibaze imigenzo y'abayahudi ni iyihe? Ahangaha tutatujya muri suratu Hashr. Ahangaha Allah subhanahu wa ta'ala atwereka neza abayahudi abariho. Kwanza Allah aratubwira ngo la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, ngo abayahudi mwebwe abayisilamu mutinyitse imbere y'abayahudi kurusha uko batinya Imana. Subhanallah, ni kuvuga ngo abayahudi batinya abayisilamu kurusha uko batinya Allah subhanahu wa ta'ala wabaremye. Izi ni sifa z'abayahudi. Ndetse Allah kandi akatubwira izindi sifa z'abayahudi. Allah aratubwira ngo tahsabuhum jami'a, ngiyo ubabona abayahudi ubabona bameze nkaho bari hamwe, wa qulubuhum shatta, ariko mu byukuri imitima yabo iratatanye, imitima yabo ntago ivuga rumwe. Mu gihe rero bavandimwe twabonye yuko Allah yatubwiye yuko abayahudi ntibazegera banyurwa kugeza igihe bazagira gute muzakurikira imigenzo yabo. Imigenzo y'abayahudi tumaze kwibona hano yuko Allah amaze kutubwira yuko abayahudi iyo babonye ubugira ngo bari hamwe cyangwa se ubugira ngo ni jama, ariko mu byukuri wa qulubuhum shatta. Allah ati ariko mu byukuri imitima yabo iratatanye, ntabwo iri hamwe. Sasa ibi ngibi nibyo abayahudi bateye mu Islam. Izi ni imbuto abayahudi bateye mu Islam, ndetse izi mbuto bavandimwe nizo mubona zabaye icyorezo mu Islam. Iyo munsi ubonye abayisilamu bari mu musigiti iswafa 10, iswafa zingaye bari gusari, nibyo koko ubona ari jama, ariko mu byukuri turebye mu mitima yacu twese, subhanallah, twese daga imitima yacu imeze kimwe, turatatanye. Kubera iki? Ni cya kintu nababwiye cy'udutsiko abayahudi baremye mu bayisilamu. Sinzi ngo uyu nguyu ni musalafi, sinzi ngo uyu nguyu ni qadiriya, sinzi ngo uyu nguyu ni shia, sinzi ngo uyu nguyu ibyo nguyu yemera si byo nguyu yemera. Yani turiho tumeze nkaho turi muri jama, ariko mu byukuri ntago tuvuga rumwe. Ibi ngibi nibyo abayahudi bateye mu Islamu, waye ko Allah tubwiye yuko ntago bazigera banyurwa kugeza igihe muzakurikira imigenzo yabo. Natwe abayisilamu rero twamaze kwigana imigenzo y'abayahudi, twamaze kwigana imico y'abayahudi. Nuko guko bavana Islam. Sasa bavana ubu buyahudi cyangwa se abayahudi si ibyo gusa, ahubwo mu cyifuzo cyabo mu gusenya ubuislamu, nkuko nabibabwiye, umuyahudi mu nama cyangwa se muri semina abayahudi bakoze kugira ngo basenye ubuislamu, nta bundi buryo bagomba gusenya ubuislamu, kubera yuko ubuislamu aho ni Imana tubwiye yuko karne nziza mu Islamu ari karne y'intumwa Imana, hakakurikiraho karne inyuma y'intumwa Imana, yani ni karne 3 cyangwa se ni ibinyejana 3 byiza intumwa Imana yavuze. Ibi byose rero bavana Islam, abayisilamu baho cyangwa se abayisilamu bo muri izo imibyo binyejana bari abayisilamu bashyiraga hamwe, bari abayisilamu bari bafitanye urukundo, bari abayisilamu bari bazi agaciro umwe yazi agaciro ka mugenzi we. Ariko ibyo byose kugira ngo abayisilamu bashwanyagurike cyangwa se batatane, hagomba kuzamo uruhare rw'umuyahudi. Ndetse umuyahudi kugira ngo asubize abayisilamu hasi, abagira abantu basuzuguritse, nta kindi yakoze nuko yagomba gutekereza buryo yagira gute yabatandukanya, yatuma abayisilamu bakurikira imigenzo yabo yo kutavuga rumwe no gutatana nkuko nabo bameze, cyangwa se nkuko nabo Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kutwereka. Bavandimwe w'Islam, intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari isura yitwa suratu Hashr. Iyi suratu Hashr ivuga amateka y'abayahudi babaga imaka ndetse bashatse guhemukira intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yitwa suratu Hashr. No kuvuga ngo
ahangaha Allah subhanahu wa ta'ala yeretse abayahudi cyangwa se yatanze urugero rw'abayahudi ubwo nyuma y'intambara ya Uhud habayeho ikintu abayisilamu benshi barishwe bitewe no kutumvira amabwiriza y'Imana. Abasaba babonye yuko ubuyisilamu buri kugenda butsinda, aho Imana yabasize siho bagumye, bituma abanzi babameneramo barabica. Bitewe no kwicwa kwinshi kw'abayisilamu, hari abantu babiri bari abayahudi Imana yari yatanze uburenganzira ko batagomba kwicwa, ariko abasaba bamwe bitewe no kwihisha no kubona abantu baketse yuko n'abari abanzi barabica. Bamaze kwicwa Imana yavuze yuko abantu bishwe batagomba kwicwa hari fidiya, impozamarira umuntu agomba kujya gutanga ku muryango w'abari abantu. Ahangaha Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagomba guhaguruka akajya mu bayahudi, ikajya kumvikana nabo kugira ngo babahe inyishu cyangwa se fidiya ku bantu babo bitabye Imana kandi bitagomba kuba batagomba kwitaba Imana. Ahangaha bavandimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarahagurutse ajyana n'abasahaba bakeya arimo Abubakar Siddiq, Umar na Uthman ndetse na Ali ibn Abi Talib. Aba basahaba bahaguranye n'Imana bajya mu bayahudi. Abayahudi bavandimwe mu myemerere yabo no mu mico yabo, kwica umuntu utari umuyahudi kuri bo ni ibada. Kwica umuntu utari bo ni ibada, cyane cyane kwica umuyisilamu kuri bo ni intsinzi. Nayo mpamvu mubona uyu munsi abayahudi bica abanyapalestina ijoro n'amanywa, bakica n'abana b'impinja, ntacyo bibabwiye. Kuri bo ni ibada, ndetse kuri bo ni intsinzi ikomeye cyane. Aba bantu Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nta kindi yakoze, yagiye mu buryo kugira ngo ishaka amahoro ndetse no gutanga impuzamarira ku bantu cyangwa se ku muryango w'abantu bapfuye kandi batagomba kwicwa. Abayahudi bakiriye Imana neza, baramubwira bati yobe Imana mu by'ukuri nta kibazo, twebwe turi tayari, ngwino hano turakugaburira tuganire, ikikugenza turi tayari kukiguha, icyo ushaka cyose turakiguha. Imana iricara, baramubwira bati wowe utegereje aho ngaho tubanze tukwakire, hanyuma tuganire kubikuzanya hano. Ariko mu by'ukuri abayahudi bavandimwe baragiye mu nzu, bajya mu gikari cyabo, baravuga bati uyu munsi tubonye amahirwe ya zahabu, intumwa y'Imana Muhammad ije hano, iyo tutamwica uyu munsi nta yandi mahirwe tuzongera kubona yo kumwica. Intumwa y'Imana ubwo yari yicaye izi ko abantu bagiye kugira gute, bagiye kumwakira. Bamwe batangira kujya inama, baravuga bati mureke tumugaburire, tumushyire uburozi mu byo kurya. Umwe aravuga ati muramutse mumuhaye uburozi mu byo kurya, Imana ye iraza kubimubwira. Imana ye iraza kubimubwira. Yani bari babizi neza ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana, ariko banga gukuri, babizi babishaka, kubera ko bo ntago bashakaga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ntago bifuzaga ko intumwa yaza ari umwarabu, ahubwo bifuzaga ko intumwa yaza ari umuyahudi mugenzi wabo. Umwe aravuga ati muramutse muhaye uburozi mu byo kurya, Imana iraza kubimubwira. Bajya inama, baravuga bati noneho hagira umuntu ujya ku mabati ateruye ikibuye kinini akirekure mu mutwe we, yani aho yicaye intumwa y'Imana akimurekurira mu mutwe, turavuga tuti wenda hari umuntu ari kubaka hejuru y'amabati habimanuka. Bapanga iyo gahunda ko bagomba kwikora gutyo. Ako kanya Allah subhanahu wa ta'ala yohereza Jibril aza kuburira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril amubwira ati ya Muhammad qum, haguruka vuba, abayahudi bashaka kukwica. Intumwa y'Imana irahaguruka igenda itarebye n'inyuma.
abasahaba bagira ngo wenda hari ahantu intumwa y'Imana igiye gato ahita agaruka, hashira isaha amasaha 2 intumwa y'Imana itaragaruka, abasahaba birabacanga, nabo bagira gute, baragenda. Bahuye n'umuntu mu nzira uri kuva i Madina, baramubwira bati sasa bwana nta Muhammad watubone, baramubwira ati Muhammad duhuye ari kuva ari i Madina, ari gutegura ingabo. Barikanga, ari gutegura ingabo kandi batubwiye ko bajya kutwakiza ibyo kurya, none byagenze bite? Bageze ku ntumwa y'Imana baramubwira ati ya Rasulullah, byagenze bite ko wagiye ikitaraganya? Batubwiye ko bajya gutwakiza ibyo kurya. Intumwa y'Imana aravuga ati la, Jibril yaje aramburira ambwira yuko bari abayahudi bafite gahunda yo kunyica. Intumwa y'Imana igarukana mu bayahudi ifite kumwe n'ingabo, irababwira iti bana, baravuga ati ya Muhammad, none se kuzanye ingabo hano bite? Twari tuzi ko tujye kukwakira. Baravuga ati la, nimumbeshye, nimumbere indyarya, ibyanyu nari maze kubimenya, mwashatse kunyica, none Allah subhanahu wa ta'ala yamburiye hakiri kare. Rero mbahaye iminsi 10 hano, mutegura ibyanyu, nimara gutegura gahunda zanyu mwimuke, ubutaka si ubwanyu, mwite muva hano mwimuke. N'Imana ibaha iminsi 10. Bavandimwe, iyi ni inkuru ndende. Abayahudi n'Imana imaze kubaburira, haza raisul munafiqun, cyangwa se umuyobozi w'abanafiki bose, ariwe witwa Abdullahi Umayya bin Salul. Uyu mugabo yaraje aravuga ati mwebwe mwe abayahudi mwe, Muhammad ari kubirukana hano kuri ubu butaka nubwe. Aravuga ati la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, nimuramuka musohotse kuri ubu butaka nanjye n'abantu banje turaza gusohokana namwe kuri ubu butaka. Wala in qutiltum lanansurannakum, ariko nimuhagara kigabo mukarwana na Muhammad, nje mbemereye ingabo 2,000 ya support, ndaza kubazanira ingabo 2,000 support. Abayahudi bumvishe gutyo bahita bagira kiburi, maze kugira kiburi bajya kubwira intumwa y'Imana, Muhammad, watubwiye ko duhaye iminsi 10 yo gusohoka hano kuri ubutaka bwa hano, twebwe ubutaka so bwawe ntaho tukigiye, nimba ushaka kurwana natwe ngwino turakwereka. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu, abayahudi bari bafite indake zabo bari bacukuye, barangije intumwa y'Imana iza mu mirwano, ariko mu kuza kurwana byari bigoranye kubera yuko bari bamaze kwihisha mu ndake. Intumwa y'Imana ibura uko ibigenza, barategereza ngo intumwa y'Imana ize kuko bari bafite n'ibikoresho bihaje abayahudi. Intumwa y'Imana ibura uko ibigenza, Allah aramubwira ati noneho kugira ngo abayahudi ubashe kubatsinda, genda mu mirima yabo ukatakate imitende yabo ishoboka yose mwishyire hasi. Abayahudi bategeza ko intumwa y'Imana iza gushoza intambara, baraheba. Bajye kureba basanga intumwa y'Imana iri mu mirima yabo, imitende yose ikwishyira hasi. Barangije, marabizi namwe bavandimwe, nimba ari ikintu kibi kibaho kuri isi ni inzara. Batekereje baravuga bati tuzicwa n'inzara, mureke dusohoke muri ubu bwihisho cyangwa se muri ubu buvumo bwacu, tugende tumanike amaboko yacu. Barangije baragenda bamanika amaboko. Intumwa y'Imana iravuga iti rero nari nabahaye iminsi 10 yo kuba hano, ariko noneho ntabwo kibaye iminsi 10, ahubwo aka kanya muhite musohoka, muhite mugenda. Niyo mpamvu Allah avuga ati huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi li awwal alhashr, ngo Allah we niwe wasohoye cyangwa se niwe wakuye babandi bahakanye mu bahawe bitabo abayahudi ku munsi wa mbere mu minsi 10. Ni kuvuga intumwa y'Imana yabahaye iminsi 10 bagira kiburi, ariko noneho muri icyo gihe intumwa y'Imana yagiye gutemagura imitende yabo. Abantu bari bategereje wa wundi wabemereye ingabo 2,000 ngaza batabare, baraheba, barategereza baraheba, kugeza ubwo bamanitse amaboko basohoka muri izo ndake zabo, bamanika amaboko. Kubera ko bavandimwe, zimwe muri swifa z'indyarya no kubeshya. Indyarya ishobora kukwemerera ikintu
ikakubwira ngo ndagukorera iki n'iki, ariko mu by'ukuri ntibashe kugigukorera kubera yuko icyo ni kimwe mu bintu biranga indyarya. Ubwo rero bavandimwe, aba bayahudi ni abantu bifuje kwica intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwe gusa kuko bishe intumwa z'Imana nyinshi cyane zagiye zicwa n'aba bayahudi. Abayahudi bishe intumwa y'Imana Zakariya, abayahudi bishe intumwa y'Imana Yahya, abayahudi bishe intumwa y'Imana ni nyinshi cyane intumwa z'Imana. Hari n'izindi zagiye zirokoka impfu zabo nk'intumwa y'Imana Isa bin Maryam, nawe bashatse kumwica ariko Allah subhanahu wa ta'ala aramurokora. Rero aba ngaba bashatse kwica n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rero bavandimwe, tuvuga umuyahudi tujye tumva ko ari umuntu, ni nawe mwanzi wa mbere w'Ubuislamu. Iyo tuvuga umuyahudi niwe mwanzi wa mbere w'Ubuislamu, ariko kubw'amahirwe makeya abayisilamu benshi cyangwa se abayisilamu benshi cyane babaye igikoresho cy'umuyahudi. Abantu benshi bajya kwiga idini bakaza bakaba igikoresho cy'abayahudi. Bamwe bakorera abayahudi babizi, abandi bakorera abayahudi batabizi. Hari abakorera abayahudi babihemberwa, bafite abaterankunga babo babahemba, ariko n'abandi nabo bakorera abayahudi ku buntu. Bike bavandimwe, aba bayahudi nkuko twabibonye, Allah yatubwiye yuko ntago batinya abantu, batinya abayisilamu kurusha ko batinya Imana. Ariko Allah akatubwira ati impamvu nuko ari abantu batagira ubwenge. Umuntu utinya umuntu kurusha uko atinya uwamuremye. Niko abayahudi bameze rero bavandimwe. Bityo rero bavandimwe, aba bayahudi, imvururu zose mubona mu Islamu, kutavuga rumwe kw'abashekhe, ugusubira inyuma kw'abayisilamu, ndetse n'ubujiji bwinshi buri mu bayisilamu, byose biterwa n'abayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye igitabo gihambaye cyane aricyo Qur'ani. Allah akatubwira yuko ma farratna fil kitabi min shay'in. Allah nta na kimwe yasize muri Qur'ani atagishyizemo. Ilmu zose Allah yashyize muri Qur'ani izafasha abantu mu buzima bw'isi, izafasha abantu mu mibereho yabo, izafasha abantu mu buzima bwose, impande zose z'ubuzima bw'isi ukubaho neza. Ariko kubw'amahirwe makeya abayisilamu twabwiwe yuko ilmu zose Allah yashyize muri Qur'ani ntacyo zimaze, ahubwo abayahudi kubera ubwenge bwinshi ndetse n'ubucakura bwinshi, bo bifashisha igitabo cya Allah Qur'ani, bakagira ibyo bageraho mu iterambere, bakifashisha Qur'ani bakora indege, bakifashisha Qur'ani bakora za drone. Mu gihe twebwe abayisilamu badushizemo imitekerereze yuko twebwe tugomba gukorera akhira gusa. Umuyisilamu asome Qur'ani kugira ngo abone thawabu gusa, ibirahagije. Ariko ntabwo ari byo bavana Islam. Ibyo ngibyo ni ukubeshya. Allah yaduhaye Qur'ani kugira ngo idufashe kubaho neza hano ku isi, kugira ngo Qur'ani izadufashe kuba twagira icyo tugeraho, iterambere cyangwa se n'ibintu byiza twageraho kuri isi. Ariko bamwe mu bantu bagizwe igikoresho cy'abayahudi, bingijwe mu mitwe yabo yuko Qur'ani ari igitabo kigufasha gusa mu gusoma ukabona thawabu, ukabona ibihembo ku munsi w'imperuka, ariko hano ku isi ntacyo yakumarira. Ariko ntabwo ari byo bavana Islam. Igitabo cya Qur'ani gihetse ibintu byose, ariko ibi byose abayahudi nibo babisarura. Mu gihe twebwe twabwiwe yuko Qur'ani ubumenyi bwayo ari shiriki, Qur'ani ubumenyi bwayo ari kufuru. Yani aba nibo bayahudi, ni nabo bantu mubona uyu munsi bagejeje abayisilamu, kugeza ubwo umuyisilamu abona umuyisilamu mugenzi we akamubonamo umwanzi, kugeza ubwo umuyisilamu abona mugenzi we akamubonamo ikibi, kugeza ubwo umuyisilamu ashobora guhagarara ngo akavuga ngo intumwa y'Imana ngo yavuze ko ubuyisilamu buzacika mu duce 72, ngo kamwe niko kazagera mu ijuru, utundi tuzajya mu muriro. Arangiza akavuga ngo nitukebwe tuzajya mu ijuru. Kweli ni gute wowe wiha, yani uri kwiha inkuru nziza kujya mu ijuru kiri ku isi? Bavana ibi ntabwo ari byo, kubera yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwayo ntabwo nubwo Allah yamuhaga inkuru yuko yababarira ibyaha byose, abizi neza ko azajya mu ijuru, ariko ntabwo intumwa y'Imana yasibaga gusaba Allah